Kristo ihagaze mu mwanya wa Kristo, Satani agaragara mu mwanya w'Imana. Noneho rero nizo mbaraga murimo kubona zirimo gukora muri iyo minsi harimo harakora ikintu kitari umwuka wera kandi gisa nawo. Iki kintu abantu mukitondere, yemwe bantu muteze amatwi iri jambo, mwitondere iki kintu kirimo kugira imbaraga cyo kwigana indimi z'umwuka umuntu atarabubatijwemo, akazivuga kandi noneho batangiye no kuzandika. Kwandika indimi. Ejo bundi niboneye umuntu wazanditse, noneho hari n'uwandikiye perezida wa repubulika asaba ko ururimi rw'umwuka rushyirwa mu ndimi zivugwa mu gihugu, urukundo rwayo. Iryo jambo izaruhukira mu rukundo rwayo ni nko kwiruhutsa kwibonye icyo yategereje igihe kirekire. Haleluya, haleluya, haleluya. Izanezererwa itorero yiruhutse. Haleluya, izatunezererwa yiruhutse. Oh, izaruhukira mu rukundo rwayo. Oh, byari byakubaho havuga uti mbonye umwana wanjye yarabohwa, yaraboheye kugira ngo atayobya. None barabohowe, azamukanye umujinya, ajya kuyobya amahanga yose yo mu mfuruka enye z'isi. Izi mfuruka enye z'isi mu bakurikiye inyigisho za mbere niho muzi herekejwe impanda n'abamarayika bangahe? 4, murabyibuka? Kujya gufata hajya rero wihaye irihe jambo? Gukusanya. Icyo gihe nabwiye ngo gukusanya ni Igiswahili. Kwegeranya twebwe. Kwegeranya ibintu byose bigusha n'inkozi z'ibibi. Iryo jambo ryaradufashije cyane. None wibaze kazabohorwa akajya kuyobyamo hahandi muri za mfuruka enye z'isi, hamwe b'abamarayika bakuye abera. Yesu ashimwe cyane, inshuti zacu, inshuti za MPUMURIZA Ministries, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, tuvanga amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ku isi hose. Imana y'amahoro ijye ibasanga, ibaganirize, mwemere kuganirizwa nayo, mwemere kuyumva. Icyo nicyo tubasabira kandi natwe twisabira. Rero uyu ni wa munsi nanone twongeye kunezererwa Imana yaduhaye kubaho. Hari benshi basinziriye, hari benshi bari kwa muganga, hari benshi bari mu byago bitandukanye, ariko kuba turiho turi bazima tuvuga tuje kuvuga kugira neza kw'Imana ni ukuri turabishimiye, kandi namwe dushima yuko mugihumeka umwuka w'abazima. Rero twongeye kugaruka imbere yanyu kuganira. Turacyaganira kuri cya cyigisho tumaze iminsi umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel amaze igihe aduhugura atwigisha ngo dusobanukirwe iby'Imana. Dusobanukirwe ese imperuka bizagenda gute. Rero niba mwarakurikiye ibice 2 byatambutse, uyu munsi tuje gusoza. Ntabwo ari ugusoza niyo bivuga ngo birangize, ariko yabishyize mu bice 3. Tugiye kuganira ku gice cya 3. Nje nawe dufashwe dusobanukirwe, tugire umwete wo kwitoza, wo gukiranuka, wo gukora iby'Imana yadutumye, wo gukora ibyiza, wo gutandukana n'ikibi n'igisa nacyo. Rero mbere yuko tumuhereza umwanya, nagira ngo twanze dusenge dushima Imana ko yabanye nawe ikabana natwe, tukaba tugarutse nanone kongera kuvuga kugira neza kwayo. Mwami wacu turagushimiye, turaguhimbaje ko uri wo kwiringirwa ibihe byose. Uri Imana yacu, duhagaje mu ijambo ryawe, tuje kuvuga gukomera kwawe, tuje kuvuga ineza yawe tugiriye, tuje kuvuga ijambo ryawe ritwubaka rigatuma tugenda nk'uko ubishaka. Rero Mwami, uyu munsi wa none waduhaye ngo tuwunezererwemo, reka tuwunezererwe twumva ijambo ryawe, tuwunezererwe dushaka gukiranuka kurushaho, tuwunezererwe dushaka gukora ibikwiriye. Mwami, turabigushimiye kumva gusenga kwacu. Abera badukurikiye ubaha umugisha, abazumvira ijambo bose Mana, reka uzabahe gukora icyo ijambo ryawe ridusaba gukora, kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Dore ko muri iyi minsi hari ubuyobe bwinshi cyane, ariko turakwingize Mwuka Wera kugira ngo ugendagende mu mitima yacu, abazatwumva, kugira ngo bazarusheho gusobanukirwa ukuri nyako. Tuguhaye icyubahiro Data kuko wumva gusenga kwacu. Iteka ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise.
amen 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 bakundwa inshuti zacu rero twongeye kubiyegereza duhereza ikaze mushumba kugira ngo ne gutinda mu nzira. Mushumba ni ikaze. Murakoze cyane. Amen. Hanyuma ukomerezeho tubwire. Imana ibaduhere umugisha. Amen amen. Murakoze kuduha ikaze. Imana ibanezeze namwe. Amen. Nk'uko bivuze mu kanya ntabwo ari ugusoza. Yego. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere 13 hepfo ku murongo wa 5 wa 6 kumanuka haravuga ngo tumenyeho agace. Yego. Tumenyeho agace, duhanuraho agace kugeza ubwo igishyitse kizasohora. Haleluya. Rero ibintu turimo kubabwira ni ibintu abantu mutamenya byose. Yego. Ahubwo tumenyeho iby'ingenzi ibyo umukara yashatse kuduhishurira. Kuko hari ibyo ngibyo byo numvise amatsiko menshi mu bantu. Yego. Bageze ubwo bibaza no kwicazwa uko tuzicazwa. Nimvire nawe ra. Hari umuntu uri imbere ati niko mwigisha rwose mushumba wacu. Yego. Ubu ko Yesu yavuze ngo unesha azicara nawe ku ntebe y'ubwami. Hazaba hanesheje umwe. Yego. Ubu se nzanesha anshyire ku mwanya wa 80 hirya hariya. Nzaba nshaka kumwegera nanjye gutya verniya tuproche. Ariko uzika dutekereza ko akavuyo tugira hano ku isi no mu ijuru tuza. Dore igisubizo namuhaye rero. Yego. Yambwiye nti ntabwo yavuze ngo niuzicarana nanjye gutya direct. Yavuze iburyo. Yego. Nkuko nanjye nanesheje ngicira uburyo bwa data. Ubwo urumva niba Yesu yaragize anesheje akacira uburyo bwa se urumva nawe none uzakurikiraho. Rero icyangombwa nuko tuzaba turi iburyo bwe nubwo twaturika iburyo bwe kandi iburyo bwe ni hagari tukicara mu birometero nka 50 ariko turi iburyo bwe. Iryo jambo ubwo ryo rirahagije. Mu urugero namubwira nte nagiye ngirirwa ubuntu rimwe na rimwe bwo ko wenda ko mu birori umukuru w'igihugu yabayemo. Rero nubwo ntakwicarana nawe gutyo ariko basi nkaba ndahantu ari. Yego ibyo birahagije. Ko nigahagije. Akarahagije amusho. Byonyine jewe no kumurebera niyo no kuri televiziyo. Ariko wakurikirwa ubundi wakurikirwa na Day. Rwanda Day ejo warayibonye. Wabonye abantu bari bahari baravuze ngo muri Rwanda Day zabayeho zose ngo inigize abantu benshi. Aho zabihuza mu Budage n'ahandi niyo barimo abantu benshi. Noneho nkurikirana abantu ahantu bari n'umuntu urepiriya muri iyo sare bakumva hari aho nyakubahwa ari noneho umukuru w'igihugu nawe yakoze akantu keza kandi muri mbonye umwanya wo kuvuga ko kuva hahanda avugira akagenda. Murakabonye yageze ugaca neza muri koridori gutya aragenda agera inyuma. Ndavuga uyu mubyeyi rwose Imana namuyoboye kuko abantu bashaka no kumwumva hafi aho ngo abegere. Nuko rero mu by'ukuri abantu nibareke amatsiko arenze kandi amatsiko nanone baterwa na imagination, kwimagina, kwibwira ko ibintu byagenda uko babizi. Urumva gukora ibyo ngibyo ese uko havuga ko yatubikiye vino nziza y'umurera imenenye neza iyo vino waziyenze muke. Kandi makuru haravuga ngo kuva yagenda no ntagerongera kunywa azagira icyo afata twaje. Cyo rero ngo azatubagira ibishyushye. Ibyo bishyushye ni ibiki? Ni ibimasa by'imfizi. Abantu nibareke kwirushya bimenye ibyo twemerewe kumenya bagarukira aho ngaho. Bafate ko ari ameza gusa ko azakenyera akaduhereza ibyo azaduhereza niwe bireba. N'ubusangwe no mu isanga iyo ndi bugusure sinango ngo ikomenya ugira ubunyakirize. Nibatuze rero maze dore twigira iki kintu cy'uyu munsi dusoza. Uyu munsi ndavuga ku myaka 1000 n'uburyo ivugitse hano muri Bibiliya 3. Imyaka 1000 hano muri Bibiliya undi buryo ivugitse mu buryo butatu. Iri jambo imyaka 1000 ntabwo risobanuye imyaka mu mibare. Beshwe burya 1000 cy'imyaka gisobanuye gusa igihe kirekire. Ako ntabwo ari imyaka mu mibare. Kuko iyo winjiye mu ijambo ry'Imana usanga iri jambo 1000 imyaka 1000 Bibiliya ivuga ngo irahura n'umunsi umwe ku Mana. 1000 ku bantu kirahura n'umunsi umwe ku Mana. Soma ijambo ry'Imana.
muri zaburi ya 90 umurongo wa 4. kuko imyaka igihumbi mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo hahise yego wahise umunsi w'ejo wahise cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. ibaze nawe imyaka igihumbi ku Mana imeze nk'umunsi w'ejo wahise ngo cyangwa igicuku kimwe cy'ijoro. Ngaho ujya muri Petero wumve naho rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cyaho cya 3 umurongo wa 8. Petero wa mbere wa 2 yego igice cyaho cya 3 umurongo wa 8 haravuga ngo ariko bakundwa iri jambo rimwe nirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. urumva ari ibyo bintu ntiwabihera rwose ngo ubare, ntabwo waba ruteze wamwiba ruteze. Usomye no mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 ariho tugiye gusoma ndahera ku murongo wa 2 n'uwa 4. Afata cya kiyoka byahishuriwe igice cya 20 umurongo wa 2 n'uwa 4 wa 2. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Urabyumva? Noneho nujya ku murongo wa 4 nanone urahisangamo uwa 4 wahageze uwa 4. mbona intebe z'ubwami yego mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Yego. Nkomeze. 5. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Haleluya. Abapfuye basigaye nibazuka iyo myaka igihumbi itarashira. 6. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo. Haleluya. Kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. 7. Iyo myaka igihumbi nishira Satani azabohorwa avaho yari abohewe. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Yesu we. Bazazamuka bakwire isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru batwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Urakoze cyane. None kugira ngo amagambo tuyahuze, ndebera urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2. Urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 8 gusa wenda. Ko twari wize cyane uwo murongo. Yego. Nibwo wa mugome azahishurwa. Uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Urakoze cyane. Mu nzandiko za Pawulo izo z'Abatesalonike
muri icyo gice cya kabiri ku murongo wa 8 twumvisemo kuzahishurwa k'umwanzi, yego Satani. Bivuga ngo uhishurwa aba yaramaze igihe ahishwe. Noneho nahishurwa umwami Yesu akora ibintu bibiri kuri we: amwicisha umwuka uva mu kanwa ke, amutsembeshe kuboneka ko kuza kwe. Aho tumva amagambo abiri: kumwica no kumutsemba. Ubu si ibintu biravuga iki? Yapfuye deja. Yego. Hanyuma bamutsemba baterera. Gute? Ni nko kuvuga ngo kumwica ntibihagije, ahubwo azanamutsemba ku buryo nta n'uwabona, reka byita intumbi ye. Niko kumutsemba rero ubwo. Niko kumutsemba. Icyo gutsemba bisobanura yego. Ariya magambo watsinike rero muyahuze nayo ari mu byahishuwe. Ntangira nababwiye ngo turi bubona ahantu imvugo imyaka 1000 ahantu hatatu. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite umunyururu mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo nzoka ya kera ari umwazi na Satani akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Uzi ko ibitabo bisobanura Bibiliya bigaragaza ko ahangaha uyu murongo wa mbere w'ibyahishuwe 20 niwo wa wundi wo mu Itangiriro 3:14-15 ahagaragaye ko umwana umwe w'umuhungu uzavuka mu nda y'umugore azamena umutwe Satani. Yego. Iki gihe cyose Yesu amaze avutse, iki gihe cyose itorero rimaze mu isi. Amen. Kuko buri itorero ritangira no kuza kwa Kristo. Babyumvise, rigahabwa umwuka rero mu minsi ku munsi wa Pentekote, rigakomeza umurimo wa Kristo mu mbaraga. Icyo gihe cyose tumaze kuzageza tugiye kiragereranywa n'iyi myaka 1000. Kuko Satani araboshyerega, ntabwo yizira, ntabwo yigendera. Ubu Satani araderega, atuma abadayimoni ibi, ariko ubwe ntabwo aza. Nagiye ntangara cyane, namwe kandi nzi ko mwabyumvise kuko ntabwo ari ibanga. Abantu b'Abayisilamu bagiye bakizwa, bagiye batanga ubuhamya ko ngo bafatiwe imaka. Donc agakiza menshi batanze ubuhamya nababaga bagiye imaka mu mutambagiro wabo mutagatifu, noneho yamanuka Satani akamwikanga. Yaba witwa Hamisi Moroke n'abandi bagiye bakizwa nyuma ye, n'aba Moses Corona, abo bose baramanukaga n'ikanzu ndende akabikangamo Yesu, akagwa igihumure. Yagwa igihumure, uwo muntu, uwo muyisilamu akabaza ikintu kibaye. Satani nawe rero ntabitinya kubivuga, cyangwa se akatuye ngo yacitse ururondogora akabivuga. Ati naringize ngo uri wa wundi wancegeshe duhanganye. Satani uba araboshye. Wabyumvise? Nubwo akora, uba arakora ariko mu buryo budasobanutse kuko atuma abadayimoni. Noneho rero azongera kandi hafungwe, yongera abohwe kandi kugira ngo atabangamira gutaha ku itorero. Ibyo twaribonye mu kiganiro cyatambutse. Ariko imyaka 1000 nishira agira ate abohorwe. Nabohorwa nacyo twaribonye mu cyashize ko azabohorerwa kugira ngo arwanye abazizera. Barabibonye nabyo ko bazabizejwe nuko Mesiya banze kwizera babonye ko ari we. Abarenganye, abababazi, gutoruza waryagiye, bacibwa ibihanga. Igihe imyaka 1000 nishira, ba bandi bapfuye baciwe ibihanga nabo bazuki. Abyumvise? Icyo gihe uwo muzuko wa kabiri w'abari abantu baciwe ibihanga niyo yamahirwe twabonye mu Baroma 11 ahabwa gusa abayuda, abisiraheli, atareba abanyamahanga. Yego. Hanyuma rero azongera kubohwa noneho bya burundu nyuma yo kubohorwa agateza isi. Ku murongo wa 7 Satani azabohorwa aho yarabohewe
asohoka ajya kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi. Uzi ko bwa mbere abohwa yari aboheye kugira ngo atayobya, none barabohowe azamukanye umujinya ajya kuyobya amahanga yose yo mu mfuruka enye z'isi. Izi mfuruka enye z'isi mu bakurikiye inyigisho za mbere niho muzi herekejwe impanda n'abamarayika bangahe? 4, murabyibuka? Kujya gufata hajya rero hayirihe jambo gukusanya. Icyo gihe nabwiye ngo gukusanya ni Igiswahili, kwegeranya, kwegeranya ibintu byose bigusha n'inkozi z'ibibi. Iryo jambo ryaradufashije cyane. None wibaze ko azabohorwa akajya kuyobyamo hahandi muri za mfuruka enye z'isi, hamwe b'abamarayika bakuye abera bajyanwa. Amen. Maze agenda abayobye Gogi na Magogi kugira ngo ayakoranyirize iki? Intambara. Amahanga yose, 4 corners, mu mfuruka enye z'isi hose abateza umwuka wo gutegura intambara. Iyo ntambara izaba ari iki? Izaba ari iyo kurwanya amahema y'abera n'umurwa ukundwa. Uwo murwa ukundwa ni uwuhe? Amahema y'abera yo ni ayahe? Umurwa ukundwa n'amahema y'abera ni hari i Yerusalemu, to azatuza ubwami bwe. Yesu adufashe cyane. Aho Kristo azatuza ubwami bwe, Imana ishimwe. Aho nazicaza ubwami bwe hakaba ikiraro cyabwo hariya muri Yerusalemu, niho hazagotwa nyuma y'igihe kirekire isi amaguverinoma yarabuze abantu, ariko baraburiwe irengero batazi aho bagiye. Nyuma rero bamenye ko ari Kristo bafite kandi ko ari kumwe nabo hehe? Yerusalemu. Bajye kugota wa murwa, bawatake, bawutere. Kuwutera rero ngo Kristo azabicisha umwuka, umuriro uzava mu ijuru ubatwike. Umuriro uzava mu ijuru ubatwike. Umara kubatwika, cya kiyoka kijugunywe mu nyanja yaka umuriro. Hareba aho hantu Ibyahishwe 20 umurongo manuka ku 9. Bazazamuka bakwira isi yose, yego, bagote amahema y'abera y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Komeza hepfo. Kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Reka tuvuge kuri iri jambo rivuze ngo Satani azaroha mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Niba mwabaza ubwo babaye bangahe? 3. Satani, inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma. Ndagira mumenyesha abadukurikiye ko ubu ni ubutatu Satani arimo kurema, nayo ngo agire ubutatu. Agira ubutatu. Nkuko twe dufite ubutatu bwera, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, nawe agomba kugira we ubwe Satani, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Uyu muhanuzi w'ibinyoma rero ararepresenta Umwuka Wera, ahagaze mu mwanya w'Umwuka Wera. Inyamaswa ari Antikristo ihagaze mu mwanya wa Kristo. Satani agaragara mu mwanya w'Imana. Noneho rero nizo mbaraga murimo kubona zirimo gukora. Muri minsi harimo harakora ikintu kitari Umwuka Wera kandi gisa nawo. Iki kintu abantu mukitondere, yemwe bantu muteze amatwi iri jambo, mwitondere iki kintu kirimo kugira imbaraga cyo kwigana indimi z'umwuka umuntu atarabubatijwemo, akazivuga kandi noneho batangiye no kuzandika. Kwandika indimi. Ejo bundi niboneye umuntu wazanditse. Noneho hari n'uwandikiye Perezida wa Repubulika asaba ko ururimi rw'umwuka rushyirwa mu ndimi zivugwa mu gihugu. Ibi bintu byose ni ibigaragaza ko umuhanuzi w'ibinyoma uhagarariye Umwuka Wera arimo arakora ibintu bikomeye, donc arimo arakora. Mujya muri Daniel mu gice cya 12, amen, murongo wa 8-11, haravuga ngo ibyo byose bizakorwa ari amayoberane, ariko nta bantu bazayamenye keretse abanyabwenge. Yego.
somera iryo jambo mushiki wanjye. Daniyeli 12 umurongo wa 8 kugera ku 11. Daniyeli 12 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 haravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Mbera ko ndabaza ni databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Uwa 9 aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Urakoze nawe ushaka kugarukira. Nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bo bazayamenya. Ni amaki bazamenya? Ni ayo mayoberane y'imikorere y'ubwo butatu Satani agakora, akora ariko nk'uri kuri hedi, nk'uhedinzi iya divasi cyangwa se aho imbaraga inyamaswa azihe n'abamuzi b'ibinyoma bose bakore. Mu myaka maze nkijijwe nibwo mbonye gukora kwa Satani kurenze. Nibwo mbibonye. Nibwo mbonye ibintu bimeze gutya. Impamvu ni iyihe? Nuko amaze kugera ku ntego y'ubutatu, amaze kubwubaka, kandi ubwo butatu bwose burimo burakora. Noneho ibyo byose bizakorwa gutyo, bikorwe mu mayoberane, nkuko byanditse mu Batesalonike ba 2:5, bikorwe mu mayoberane, kuko ubibuza agihari. Iryo jambo twararyize. Kubuza Satani gukora ku mugaragaro ari itorero, kandi itorero rizahungishwa, twarabibonye. Yesu azarihungisha kuko abonye ko aho bigeze n'intore zayoba, ariko noneho arihungisha. Namara kurihungisha Satani akore ku mugaragaro, ariko igihe kizagera Yesu abanesheje, abatsembe, abamareho, abarangize mu nyanja y'umuriro n'amazuku, Satani niwe uzajyamo bwa nyuma. Niyo mpamvu wumvise havuga ngo amuroha muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bivuga ngo Yesu azagenda abanesha, rohamo, Satani ajyemo nyuma. Kuko Satani we azarwana iya nyuma, yego, iya nyuma y'ururangiza yo guta umurwa wera, gutera Yerusalemu. Iyo kwataka Yerusalemu, ko twabibonye mu kanya mbivuzeho, azaba ari ukugira ngo batake Yesu aho ari, ashyize ubwami bwe n'abera. Noneho rero Yesu abaneshe kandi abatsembe, ko twabibonye mu Batesalonike. Baba bari iteka ryose, tubeho mu bugingo bw'iteka ryose. Amen. Ibyo rero nibirangira, hazakurikiraho noneho kuba mu bwami bw'amahoro Yerusalemu, ariko tunategurirwa kujya kumurikirwa Imana. Imana ishimwe. Mu kujya kumurikirwa Imana, yego, niho tuzagenda twinjire mu buzima bw'iteka n'iteka ryose. Niho musanga amagambo ari muri Zefaniya 3, yasome Zefaniya 3 umurongo Zefaniya ngumbuya cya 3 umurongo wa 17. Haravuga ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. 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 Imana izanezererwa itorero, izaryishimira kandi ryishimane.
ndashaka gusobanura ayo magambo yombi, kwishimira no kwishimana. Amen. Kwishimira ni amapari. Kwishimira ushobora kwishimira ariko ntibingane n'uko wonyishimiye. Ariko kwishimana ni ukunganya. Yego izatwishimana rero. Ni ijambo izatwishimira, ariko imira twishimana, izatwishimira tuyishimiye ku rugero rungana. Hanyuma itunezerwe igira ite iririmba. Hari ijambo rivuzemo ngo izaruhukira mu rukundo rwayo. Iryo jambo izaruhukira mu rukundo rwayo ni nko kwiruhutsa kwibonye icyo yategereje igihe kirekire. Haleluya, haleluya, haleluya. Izanezererwa itorero yiruhutse. Haleluya, izatunezerwa yiruhutse. Oh, izaruhukira mu rukundo rwayo. Oh, byari byakubaho havuga uti mbonye umwana wanjye, umugabo wanjye yaraje atahutse, mbonye ikintu ntegereje igihe kirekire. Ibi bintu umutima wose urabigira, ni emosiyo udashobora kujera, udashobora kubuza. Iyo ubonye ikintu wategereje igihe kirekire, ubabaye igihe kirekire, ukagikumbura igihe kirekire. Rero Imana izatubona itumurikiwe nande na Kristo. Reka nkubwire, uzi ko amagambo musoma muri Yohana 17, yego, burya ni raporo yanditse ibitse y'umurimo wa Yesu Kristo. Ariko kiriya gihe Yesu azarimo atanga raporo noneho ibifatika n'abazanye. Mu minsi yashize najya nkubwira ngo singusabye ngo bakure mu isi, ahubwo ndasabye ngo barinde umubi. Ngiye ndimo ndaza aho uri data, bo basigayeyo, ibintu nk'ibyo. Ariko uyu munsi ndabakuzaniye, dore ngaba. Amen. Ndabakuzaniye ngaba. Haleluya. Imana izatwishimira, itwishimane, iziruhutsa, izanezererwa. Imana ishimwe cyane. Ubwo nibwo tuba twinjiye mu cyo twita ubugingo bw'iteka. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri amagambo amuvamo wakomeza ukayatega amatwi, kuko avuga ijambo rimwe rikaguhereza ikindi cyigisho, yavuga irindi ukabona ikindi cyigisho. Rero ni inzu y'ibitabo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mushumba ku bw'amagambo mutubwiye. Kandi bakundwa, nanjye mbifuriza kugira ngo duharanire gukizwa, duharanire kwandikwa muri cya gitabo asorejeho, kugira ngo kuri wa munsi ntituzaburemo, azatwishimane, azishime natwe twishime, noneho bibe byiza cyane. Rero amahoro y'Imana abane namwe. Ni ukuri abibaza ibibazo ngo uzaba wicaye he, ntabwo ari nk'uko hano kuri iyi si mushumba. Usanga mu itorero hari intebe z'abashumba b'itorero, hari abaririmbyi hariya, ugasanga nubwo hari pasiteri mukuru ariko hari uwo mwungirije umwegereye. Ubwo rero umuntu nashaka gutekereza ngo ariko bura n'inde muntu uzaba wegereye Kristo, birakuvuna. Wowe gerageza gushakisha kuba muri cya gitabo. Ibindi by'ukuntu uzicara ibyo ntabwo bitureba. Iyo tugiye mu bukwe ntimubizi ko baduporotokora, reka Kristo azaduporotokore. Ibindi ntabwo tuzi ukuntu bizagenda. Icyo nzi cyo ni kimwe, haleluya, nuko nifuza kuzabayo, kandi nawe mbikwifuriza. Aho uzicara ntabwo bindeba. Mushumba yavuze, tanze urugero rwa Rwanda Day. Mu by'ukuri njyewe umuyobozi w'igihugu, niyo mubona kuri televiziyo numva nyuzwe, kumva amagambo amuturukamo numva nyuzwe. Rero si ngombwa ngo nzabe nicaye hafi ya Kristo. Ibaze none iyo wabaye aho yari ari, noneho uri muri sare ahantu ari ubwabyo. Musho, hari igihe nanjye byigeze kumbaho, nasaga nk'uwabonekewe, nuko nako hagafata sinshaka nanjye kigeze kabaho. Rero niba turyoherwa nabyo, noneho Kristo Uwiteka, ndabikwifurije. Yesu nashimwe cyane. Kandi ngo ibiri hano ku isi, umva, bitwereka ibyo mu ijuru n'ishusho. Niba hano ku isi twishimira abayobozi bacu, tukishimira abashumba bacu, tukishimira abatware bacu n'abana bacu, ese noneho mu ijuru bizaba bimeze bitera ngo azatwishimana. Uvuze ku batware, ihangane ni wowe uncokoje. Uvuze kwishimira abatware banyu, yego, nibuka ko kiriya gihe mu buryo bw'amasano y'inaha mu isi
Imana izaba ari sobukwe, Yesu ari umugabo wawe, wowe uri umugeni. Aho kuri icyo kintu ucyumve nawe. Kandi wagezeyo uwo munsi, ndetse Bibiliya ikoresha ijambo nk'iryo dukoresha n'ahangaha, uwo munsi uzaba warongowe. Niko Bibiliya ivuga. Ngaho utekereza nawe, Imana ari sobukwe, Kristo ari umukwe, wowe uri umugeni, umwuka ari umuranga. Umwuka ari umushyitsi mukuru cyangwa ari umukwe, ariko Mana yanjye. Ngaho komeza. Umugisha cyane mushumba. Yego, rero reka tugana ku musozo udusengere kugira ngo aya magambo yinjire mu mitima y'abantu, adutere kwihana no kwegera no guharanira kwandikwa muri cya gitabo. Imana ibahe umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, iyahozeho, iriho kandi izahoraho, turagushimira ko duteguriye ijuru. Wateguye ahantu uzabana natwe iteka n'iteka ryose. Wateguye ahantu tuzaruhukira, tukaharuhukira by'iteka. Turagushimiye Kristo, ko watanze ubugingo bwawe ku bwacu, ukemera kubabazwa, ukorwa n'isoni zo ku musaraba, ukemera ukabambwa ku musaraba ku karubanda. Ndagushimira ko wihanganiye iyo mibabaro. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo wihanganiye iyo mibabaro ngo ubishoborwe n'ibyishimo byari byagushyizwe imbere. Bivuga ngo wari muri iri torero, warireba ukishima, byishimo utewe naryo, terra besantoria, bigatuma utita ku mibabaro. Izina ryawe nirihimbazwe, ushimwe. None rero turaba waronse mu mibabaro yawe, turabavuye mu bise by'urupfu rwawe. Turagushimiye ko wagiye kuzamurwa, kavuga ngo ngiye kubategurira wahondi namwe muzabeyo. Rero turagutegereje ngo uzaze, turakurindiriye ngo uze. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo turagutegereje, ntiturarambirwa, turakurindiriye. Mukabwirwa ko umugoroba twari tugutegereje, igicuku cyiza twari tugutegereje, ijoro ririmbanyije, mu gitondo cy'umuseke turagutegereje. Kandi uzaza ntuzatinda, uzaza aho uzazira hose uzadusanga. Ijambo rye ritubuza kwihutisha umunsi wo kuza kwawe, ko ngo wihanganiye abatarakizwa. Rero turagutegereje. Abantu wamenye, wanditse amazina yabo, uzakomeza ubarinde kugwa isari, ntibacogozwe n'isi n'imirimo yayo n'intambara bahuriramo nazo, bakomera ahubwo barindira uwo munsi. Ndagushimiye, fasha bumvise izi nyigisho, ibiganiro twatambukije byose kugeza kuri iki kidusorejeho, maze ubahe umugisha kandi bakanguke. Urakoze Data. Ibyo bibaza mu mitima ni byinshi, ibyo tuzashobora tuzabisubiza, kandi turabizi neza yuko uzadukoresha kugira ngo abera bakomezwe. Ndagushimiye kubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.